Turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije kugubwa neza aho muri hose, umugisha w'Imana ubabeho. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cya Yesaya, ibice 43, umurongo wa 4. Haranditswe ngo, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo, insanganyamatsiko y'iki kiganiro iravuga ngo, ibyiza byo kuba inkoramutima y'Imana. Biranejeje, ubu ni ubuhanuzi buryoshye, kumva Imana ivugana nawe ikakubwira ngo, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa. Haleluya. Nanjye nkagukunda. Inkoramutima niyo kubahwa. Inkoramutima ni umuntu ukomeye cyane ku buzima bw'undi muntu yabereye inkoramutima, kubera ko inkoramutima yawe ntabwo warara mutavuganye. Yari umuntu utuye kure, yari umuntu utuye hafi, uba wumva utarara utamubonye, kuko uba wumva ufite byinshi byo kumubwira, kuko inkoramutima yawe igukunda by'ukuri. Niyo ikubwira ibibi byawe, niyo igukosora ikakubwira byose, niyo ikubwira ibyiza, niyo ikubwira kuraje, niyo itakugirira ishyari. Uko niko aka kanya Imana ivuganye nawe ngo, kuko wambereye inkoramutima. Ese koko uri inkoramutima y'Imana? Ese uzi ibyiza byo kuba inkoramutima y'Imana? Ibyiza byo kuba inkoramutima y'Imana sasa rero, Imana irakwirata, Imana ikuvuga ibigwi. Imana yigeze yirata Yobu, iramwirata iravuga ngo, ibwira Satani ngo arimo azerera, ngo iramubwira ngo, mbese Satani, wabonye umukiranutsi wanjye Yobu, ngo ukiranuka kandi akirinda ibibi? Yobu yari inkoramutima y'Imana, yari inshuti y'Imana cyane. Imana iramwirata. Iyo uri inkoramutima y'Imana, Imana irakwirata. Kandi ikindi, Imana ikugirira icyizere kidasanzwe, ikaba yagukoresha ibintu bihambaye. Biraryoshye kugirirwa icyizere n'Imana wabaye inkoramutima yayo. Iyo wabaye inkoramutima y'Imana ukaba uwo kubahwa kuri yo, nta kintu gishobora kuba mu isi Imana itabikumenyesheje. Hari umwami witwa Hezekiya, yari umwami w'Abisiraheli. Hezekiya ararwara, araremba bisanzwe nk'abantu bose. Kuko yari inkoramutima y'Imana, yajyaga akora imirimo myiza bikanezeza Imana, Imana ikamukunda. Imana irareba ibona Hezekiya agiye gupfa, agiye kuva mu mubiri. Imana ituma umuhanuzi witwaga Yesaya, iramubwira ngo, ihute cyane kwa Hezekiya umubwire ngo atunganye iby'inzu ye, ko agiye gutanga. Urumva nyine ibyiza byo kuba inkoramutima y'Imana. Ikintu cyose irakikumenyesha. Tumenyereye ko kenshi urupfu rutungurana, ariko iyo wabaye inkoramutima y'Imana, Imana irakubwira ngo itegure kuko ugiye gutaha, bikakubamo nyine ukanabyitegura, kuko mu isi si iwacu. Uko niko byagenze kuri Hezekiya. Yesaya aragenda arabimubwira nk'uko Imana yamubwiye, ariko kuko Hezekiya yari inkoramutima y'Imana. Umva ukuntu biryoshye kuba inkoramutima y'Imana. Imana iyo uri inkoramutima yayo muranegosiya, ukayibwira ati ibi ngibi. Inkoramutima y'Imana niyo yonyine ishobora guhindura umugambi washyizweho ku Mana. Uko niko Hezekiya rero akimara kumva ubwo butumwa, yararetse Yesaya aragenda, arangije arahindukira ngo arebe ivure, arasenga, aganira n'Imana. Arayibwira ati, koko Mana wantumye wongeye gutaha, ariko Mana ndumva nkishaka kuba mu isi, hari ibintu nkishaka gukora.
Imana iramubwira ati se hari ibintu gishaka gukora. Hezekiya ati yego. Ati kandi Mana wibuke ko twari inshuti, wibuke ko najyaga nirinda, wibuke ko najyaga nkora ibinejeje umutima wawe. Yibutsa Imana imirimo myiza. Kubera ko Imana yari inshuti ya Hezekiya, Imana iranezerwa ihita ibwira Yesaya ageze mu nzira ngo subirayo nonaha ugende ubwire Hezekiya ngo ku kubaho kwawe nongeyeho imyaka 15. Imana imwongerera imyaka yo kubaho. Iyo uri inkoramutima y'Imana, Imana ikongerera imyaka yo kubaho. Imana ikuraho urupfu rwaje. Imana ikuremera ubundi buzima, ubundi bwarangiye. Kuba inkoramutima y'Imana. Kuba inkoramutima y'Imana ugirirwa icyizere cyane, utambuka aho abandi baguye ugatambuka. Kuba inkoramutima y'Imana ni ibintu byo kwishimirwa, kuko Imana ntabwo yagukoshona. Hari igihe ushobora kugira inkoramutima y'umuntu ukamukunda cyane ariko ejo agapfa akagenda, ukanababara ukumva nta n'undi wamusimbura mu buzima. Cyane nk'ababyeyi, hari igihe ababyeyi baba inshuti zacu bakatubera inkoramutima, cyangwa inshuti zisanzwe mu buzima busanzwe, ariko bakagenda bakadusiga. Ariko Imana yo ntabwo yagusiga kuko murahorana. Niyo wagize ibibazo iraguhumuriza. Imana, kuba inkoramutima y'Imana ni ibintu bidasanzwe mu isi. Imana iguha umugabane utari buzigera ugira na rimwe. Hari umukobwa yitwaga Mariya, yari inkoramutima y'Imana. Mariya yari umukobwa wubaha Imana, akaba inshuti y'Imana kandi agakundana n'Imana. Igihe kimwe rero Imana yitegereza mu isi ishaka gucungura abantu. Yitegereza mu isi umukobwa wazabyara Yesu. Ibona ni Mariya, kuko yari inkoramutima yayo. Iramutoranya, irangije iramusanga, iramubwira ngo Mariya urahiriwe kuko ugiye kubyara umucunguzi. Haleluya! Uko ni ukuba, ibyo ni ibyiza byo kuba inkoramutima y'Imana. Ugirirwa icyizere gitangaje cyane. Mariya yagiriwe icyizere cyo kubyara umucunguzi, na bugingo n'ubu Mariya ntashobora kwibagirana mu isi, kubera ko yagiriwe icyizere n'Imana, kandi byavuye kuko Mariya yari inkoramutima y'Imana, yubahaga Imana, akagendana n'Imana. Imana iramwirata, imukorera ibikomeye bingana gutyo. Turi hano mu buzima busanzwe, abantu tuba tubafite, ariko umuntu agatinyuka akagukorera ikintu kibi kandi ari inshuti yawe. Urugero, umugabo n'umugore tuba tuzi ko ari abantu bakomeye, ariko ushobora kugira umugore cyangwa ukagira umugabo ntabe inkoramutima yawe, kubera ko ashobora gufungura konti. Umudamu ashobora gufungura konti yo kubitsaho amafaranga muri banki, akayihisha umugabo we. Ubwo muntu aba ari inkoramutima y'umugabo we. Cyangwa umugabo ashobora gufunguza konti muri banki, nawe akajya abitsaho amafaranga ariko yabihisha umudamu we. Uwo mugabo ubwo aba ari inkoramutima y'umugore we. Bishatse kuvuga ngo rero biragoye kubona mu isi umuntu waba inkoramutima yawe, ariko biroroshye cyane kuba inkoramutima y'Imana. Ubundi Imana ikakugirira icyizere, Imana ikakurinda, Imana ikakugira uwo kubahwa, niko ijambo ryatubwiye. Ikakugira uwo kubahwa, Imana ikagutambutsa ahantu udashobora wowe kwitambutsa. Imana irakurwanirira. Inkoramutima yawe no mu buzima busanzwe ni umuntu ukurwanirira ishyaka ryiza, ni umuntu ukuba hafi, ni umuntu ushobora no kukumvaho amakuru mabi abandi mu gihe batinye kuyakubwira, we yagusanga akakubwira ati ariko ko hari ibintu ndi kumva. Inkoramutima yawe ni umuntu ushobora guhagarara mu cyimbo cyawe akitambika, kuko ni inkoramutima yawe, akakurwanira ishyaka ryiza. Bene abo bantu ni bakeya mu isi, ariko Imana yacu yo ihora ari iyo kwizerwa.
nakubwira ngo igihe cyawe mu isi ujye ukunda Imana, uyikundisha umutima wawe, uyisenge ubudasiba, Imana izakubera inkoramutima. Kandi iyo wabaye inkoramutima y'Imana, hari ibintu ikuhishurira, hari ibintu ikubwira idapfa kubwira abantu bose, irakuganiriza. Igihe uri gusenga uri imbere yayo, nk'uko Hezekiya byamugendekeye, yewe na Nowa wabajije inkuge, Imana yari inkoramutima y'Imana. Imana iramusanga iramubwira ati Nowa we, uzi ko ngiye kurimbura isi kubera ko abantu bakabije kuba babi? Imana yari imaze kwicuza ikintu cyatumye irema abantu, kubera ko bari barimo bakora ibyaha by'indengakamere. Imana rero iragenda isanga Nowa aho yarari, iramubwira ati ibarize inkuge wowe mu giti cyitwa goferu, kuko isi ngiye kuyirimbura kandi nzayirimbuza amazi, umwuzure. Nowa arabyumva, abaza inkuge, ayibaza aburira abantu ntibumva, ariko abaza inkuge. Igihe rero cyo kugwa kw'imvura, Nowa yinjiranye mu muryango we, yinjiranye mu nkuge n'umuryango we. Nowa abarokoye umuryango we. Iyo wabaye inkoramutima y'Imana, Imana ikumenyesha ibiri mu muryango wawe, ikumenyesha ibiri mu kazi kawe, ikumenyesha iby'ahantu utuye, ikumenyesha ibiri iwawe mu rugo. Imana irakuganiriza, ntabwo yaguhisha, ikubwira ibyenda kubaho. Ntabwo iyo wabaye inkoramutima y'Imana, ntabwo wakora urugendo rutari urw'umugisha ngo Imana ibure kutakubwira. Imana irakubwira ati imbere ufite urugendo, uru rugendo rureke kuko ntabwo ari urw'umugisha. Imana irakuyobora kandi ikakuyobora neza. Inkoramutima y'Imana ihora yifitiye icyizere, nayo ihora iguwe neza kuko ibizi yuko inshuti ye nta kintu yamuhisha. Rero nkwifurije kuba inshuti y'Imana, wirinde gutakaza umwanya mu bidafite umumaro, ngo usange uri gusayisha, usange umwanya wawe munini n'uwo kuba mu bintu bidafite umumaro. Umwanya wawe munini ujye uba imbere y'Imana, usenge, ariko usenge bitari iby'umuhango, kubera ko tubona benshi bitwaza Bibiliya, tukabona benshi baririmba, ariko akaba ataba inshuti y'inkoramutima yawe kubera indi mirimo y'umwijima akora mu ibanga, akaba yanaguhemukira. Ariko iyo ugize ibihe byinshi byo kubana n'Imana, ukayikundisha umutima wawe, Imana ukayiyoboza inzira, ikintu cyose ugiye gukora ugasenga Imana, Imana ni umujyanama mwiza, irakuyobora kandi Imana ntago yakuyobya. Imana igumana nawe mu bibazo, Imana igumana nawe mu ntambara, ikakurwanirira, ikakubera amaso, Imana ikagukiza muri byinshi. Ikintu cyose kijya kukugeraho Imana yakikubwiye. Nkwifurije kuba inkoramutima y'Imana, icyubahiro ushaka, ubuzima bwiza ushaka, Imana izabuguha. Intambwe ushaka gutera, ibyo ushaka kugeraho, imigambi yawe yose ufite, uyiharire Uwiteka, nibwo izasohora neza mu kinyabupfura cy'Imana yacu, ikakujya imbere, ibitaringaniye ikabiringaniza, igacecekesha ibishaka kwivuga ku buzima bwawe, ikagukuraho ubutware bw'abanyabyaha bagenda bitambika mu nzira. Imana ikabikuraho kubera ko wabanye nayo, ukaba inkoramutima yayo. Rero ubane n'Imana, wirinde ko Imana yakwicuza kuba yarakuremye, kandi wirinde kuba Imana yakwicuza ko yakugiriye neza. Ahubwo nubona Imana ikugiriye neza, ujye ugira ibihe byinshi aribwo ubana n'Imana cyane, kuko Satani nawe aba arekereje hafi aho ngaho. Iyo abona Imana ikugiriye neza, ahagurukana ingabo nyinshi zo kukurwanya. Rero nubona Imana hari intambwe yaguteje, jya ugira umwete cyane wo kubana n'Imana cyane. Niba wagiraga ibihe nka 2 mu cyumweru byo gusenga ukabana n'Imana, jya wongeraho n'undi munsi
ubane n'Imana, amasaha yawe ntagapfe ubusa. Nk'uko kuri telefone iyo ubonye akanya gatoya ufite inshuti, gatoya akaruhuko gato, uhita uhamagara inshuti yawe ako kanya ukayibwira uko wiriwe, uko umeze, nawe ukayibaza amakuru. Ako kanya nako ntuzajya ukabona. Ujye uvuga ngo umwanya wanjye ntuzapfa ubusa. Reka ngende nihererane n'Imana, nsenga Imana, niba ari icyo gutunganya igitunganye, ubundi ugumane n'Imana yawe kandi uyibeho akaramata. Uzaba uwo kubahwa, uzagirirwa icyizere, uzabona ibyo umutima wawe wifuza kandi biri mu mucyo. Uzagendana n'Imana wifitiye icyizere, uzaba mu mahoro, ntabwo uzigera wikanga ikibi, kubera ko inshuti yawe n'inkoramutima yawe iba yakubwiye byose, iba yaguhaye amakuru yose. Ukigirira icyizere nawe, uzi kugenda mu nzira wumva nta rubanza, uzi kugenda mu nzira wumva ko wemewe n'Imana, niyo firingi ya mbere ibaho. Mugire ibihe byiza rero, ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe, muhabwe umugisha muri byose nanone, kandi murusheho kuba inkoramutima z'Imana. Imana ni indahemuka. Amen.